amakuru ni meza. Ni Godfather nguhamagaye ndi live. Byaba bikubangamiye cyangwa nakuvugisha? Aya nari mvugishaho gato. Okay. Ya mpano ndatekereza uyu munsi nubwo utari mu gihugu ariko bumvishe isomwa ry'urubanza ku bantu bagukoreye ubunyamaswa. Waba wabikurikiye? Ubu ngubu nibwo nari ndimo mbyumva kabisa. John nk'umuntu watakambye akavuga ati njyewe nubwo muri kumfata ariko njye ndi umwe mu bakagombye gutanga ubuhamya kuri ibi bintu. Uwo bitwa Puzzle ubu turi kuvugana agiye Mageragere. Jihad uzaba kiriho Sipiriyani agiye Mageragere kuryozwa ibyo yagukoreye. Nyuma y'ibi ngibi ku butabera ukomeje guhabwa n'igihugu cyawe uri kwiyumva ute? Urumva ni ibintu birenze bishimisha umuntu ariko nanone ntabwo ari icyo itanekereza nti ariko ubu ngubu iyo bano bantu badakora ibi biba bigeze aha. Byo kwishimira ngo mugenzi wawe bamufunze nanone ariko nanubwo ari byo kwishimira ngo mugenzi wawe ngo yishimiye ngo yuko ngo ubusa bwawe bwagiye ku gasozi akagira n'uruhare bwo kubusakaza. Byose muri make ni ubusa, gufungwa n'ubwo busa byose ni ubusa. Iki Kinyarwanda kirakomeye yampa. Iki Kinyarwanda ukoresheje kirakomeye, byose ni ubusa. Gufungwa ego. Nukuvuga ngo wari wabikurikiye nyuma ushimishijwe nuko ubonye ubutabera of course ku byaha byagukorewe cyangwa ku bugome bwagukorewe. Nubwo iki bigikomeje. John arimo watangiye ibirego yampa. Ego. John niba atari ibanga, John kucyo bamutangiye ikirego? Ntabwo namutangiye ikirego, buriya nta n'umuntu urimo hari ufunze wundi natangiye ikirego ngo nifuza ko bamufunga. Ego. Namutangiye ikirego kugira ngo abe umuhamya. Ego. So umuntu nagiye ntangiye ikirego w'umutwe w'ikirego ni Puzzle. Niba atari ibanga abantu watangiye ibirego ni bande hariya? Umuntu natangiye ikirego ni Puzzle. Abandi nabashizemo kugira ngo bigire ubusobanuro. Okay, abo washyizemo kugira ngo bigire ubusobanuro ni bande? John. Ego. Jihad ego. Dumba ugeze kuri Dumba ndibaza Dumba ko atari mu Rwanda akaba atari i Kigali. Dumba kubera iki yatangiwe ikirego? Ari mu bantu bazi inkuru iyo video no kugira ngo ijye hanze none hanyuma uruhare rwabo rukaba rwari uruhe rero? Uruhare rwabo ni kari abantu abo bose navuzemo nuko mu kwa gatanu iyo video ikijya hanze. Ego. Bari mu bantu iyo video bavuze ko bayibonesheje amaso yabo. Mu kwa gatanu bavuze ko bayibonesheje amaso yabo. Ego. Ikindi Jihad nawe impamvu namugarutseho twigeze guhurira i Nyamirambo. Ego. Arambwira ati wowe Puzzle nutamwereza ngo amafaranga umurimo ngo ibintu bizakubaho uzabyirengere. Ibyo bintu Jihad yabikubwiye mu n'amagambo ye? Yego. Ndavuga ati ariko se ibyo bintu Puzzle ubwe ntago yagira imbaraga zo kuba twabura kambwira ngo muri nk'amafaranga. Amafaranga warurimo Puzzle nagenda ate? We yavugaga yuko ngo urumva ntayo nzi ariko uko yabivugaga nuko yumvikanishaga bamwe yavanga muri 800 ahandi nkumva babwiye ngo 2,000,000. Mbese icyo kintu yakivuze ngo muri midene kugira ngo agira abafatanyabikorwa mu gusakaza ayo mashusho nyine abatiza uburakari. Ni nko kwaka ruswa cyangwa ni nko gukoresha ibikangisho kugira ngo amafaranga kugira ngo atayishyira hanze ariko akaburyo uburyo akayasaba wowe akayasaba mu buryo nyine bwo kuvuga ngo muri midene kuko ngewe Puzzle tujya nibyo nahoze ngusobanura igihe twigeze gukora live. Ego. Kubwira ati Puzzle ngewe twahuye nta n'amezi 7 twakoranye ariko twahuriye kwa Didimani. Ego. Icyo gihe nawe mfite indirimbo bita si ibyanjye yari iri hit cyane. So duhura rero ndi mu bihe bitameze neza. Icyo gihe phone yanjye nayo mfite bari barayibye. Ego.
ariko duhura afite 13 Pro Max. Sanga shootingira Didimani ibiganiro byo kuri YouTube. Yego. Ariko Pazo akajya ashaka Didimani akamubura, nkavuga ni Pazo uri gushyiramo imbaraga muri Didimani ngo bakore. Yego. Ariko Didimani we nkabona nyine ntago abishyiramo kime. Yego. Ndangije mbwira Pazo ati rero Pazo ngo nkwereke ibintu twikorera, wowe ugiye kudufata ama challenge. Yego. Y'indirimbo zanjye, kuko indirimbo zanjye abantu benshi barazizi ariko ntago bazi isura yanjye. Ariko ninzikorera ama challenge menshi abantu bazamenye. Yego. Kanombe. Yaje kwimwa kugira ngo mujye kubi Kanombe. Njyewe. Yego. Tubona ntago amatike ya buri munsi yo kuzajya ngeraho azagorana, ndabona ati wakiziye tukibanira. Ni wowe wamusabye kwaza mukabana? Yego. Yego. So rero mubwenga aze tubane, nibwo twatangiye kubana, dutangira urumva ko twaratangiye no gukorana nyine. Igihe kiza kugera rero ariko bya 10% biraka twarabibonaga nkayamuha. Mwarabibonaga amafaranga ukayamuha? Yego. Nuvuga ngo ni wowe washatse ya Pazo ngo mukorane? Yego. Ni urebye umuhati na courage yarafite, ni wamusabye gukorana nawe? Yego. Yego, komeza. Noneho ubwo igihe cyarageze, ubwo nabonye na telefone kwanza naranava n'Inyamirambo. Narayibonye ariko kubera ko nabonaga ubushake afite turakomeza turikoranira. Ubona courage afite? Yego. Turakorana igihe kiza kugira rero jewe nari mfite umuntu twakundanaga. Yego. Nza kugira igihe cyo kuvuga atari kubundi igihe cyarageze nakubesha ngiye nigeze kugira igihe mfatwa na depression yo kuba namara ibyumweru 2 ntasohoka mu cyumba. Kubera iki depression yari ivuye kuki? Yari ivuye nyine ukuntu niyumvaga nyine. Yego. Ari ukuntu niyumvaga cyo gihe nari ntangiye kwamamara cyane. Wari utangiye kwamamara? Yego. Yego. Ubwo ni nyuma yo mu kwa mbere nyine. Ni nyuma yo mu kwa mbere. Yego. So abantu bose nkabona banyikije, nkabona ntago bari kumpereza igihe wanyawe, bari gushaka kumbeshaho mu buzima butari ubwanjye nge. Yego. So igihe nza kuvuga ati rero umuntu byonyine njya mpura nawe igihe gito mumva mpinduye kubaho ni umugore wanjye. Nza kwicaza mbwira Pazo, ndamubwira ati rero Pazo ngiye gushaka umugore. Urambwira ngo ugiye gushaka umugore? Yego. Yego. Pazo arambwira ati wabitekerejeho? Ndamubwira ati ngiye gushaka umugore kabisa. Yego. Nta kintu kiraza kumpagarika. Aho ngaho uramaze kubiganira n'umugore wawe? Yego. Ubwo biba ngombwa yuko kubera ko Dumba yarazi umubano ufitanye na Pazo, biba ngombwa kumamagara Dumba. Yego. Mamagara Dumba ndamubwira ati Dumba ngiye ndashaka ko Pazo aje kwibana mu nzu ye. Ndamuhereza 500,000. Yego. Bitari no muri contract. Kubera ko ntago nahita mubwira ngo sohoka mu nzu, hari igihe namuhaga yakoreshaga asiga nyine nanze kumusohora nta umuntu nyine, nanze kuvuga ngo sohoka gutyo. Yego. Guys mutapinge screen. Yego. Ndamubwira ati rero ngewe ikintu ngomba gukora, ngomba kuguhereza 500,000. So Pazo arambwira ati nta kibazo. Yego. Ahantu byaje kungorera no kugorana. 500,000 kwitubire kura direct biragoye. Byari bigoye. Yego. Ngenda guhereza 300,000. Yego. 200 nzayaguha, mu bindi biraka tuzagenda tubona. Ariko ubufashe 300. Ariko imikoranire yagombaga gukomeza gukorana nawe. Yego. Ati 300,000 ngiye ntago ndabitora n'utamereza 500 direct byuzuye, ntago ndasohoka muri nonzo. Yego. Okay. Iyo nzu yishurwaga nande? Ni nge wayishyuraga. Uretse gato. Komeza. Umva mubwire Pazo nta kintu ya supporting agasibye kuba twajyanye kuri tere y'ibitaramo. No muri studio akenshi kumva ntago ari umuhanzi, ntago twakundaga kuba turi kumwe. Yego.
ikintu cyonyine yasapotingaga ni kuri tele y'ibitaramo. Kuri tele y'ibitaramo yego. No kumfata ya challenge. No kugufata ya challenge. Nawe nta kintu yari yemeye gukora muri urwo rugo habe no kugura korogate. Ninjye wabimenyaga. Byose mu rugo mwarabana ugakora byose. Ibyo kurya umukozi ibiki byose ninjye byarebaga narangiza nkanamuha 10% ku mafaranga yinjiye ku bitaramo apana ku miziki. We agakora iki? Icyo yarashinzwe mu muziki wawe cyari ikihe? Gukora gufatira challenge gusa. No kujyana kuri tele y'ibitaramo ku buryo ahereza DJ playlist y'indirimbo ndaza guperforminga. Yego. Nicyo kintu yarashinzwe. Kugushakira ibiraka? Oya. Shaka ibiraka nago narumva nawe ntabwo yarabirimo. Biraka ibiraka urumva byo birizana. Yego. Nawe bangugiye gushaka ibiraka iyo wakoze neza ubiraza. So nibijyanye n'imiziki yindi ntabwo namwe yarahuriye n'umuziki nyine umuziki wo kuvuga ngo kwa codinga video indirimbo zasohoka ryari n'indi team nari mfite itandukanye nawe. Yego. Itaba nifuza yuko yanaza muri bino bintu. Ntabwo yanamwifuzaga. Oya. Timu ishinzwe ibyo bintu nta nubwo iba ari ngombwa ngo nyivuge muri social media. Ya. So rero Pazo urumva ikintu ubwo nahamagaye Dumba musobanurira ibyo byose ndamubwira ati ngiye gushaka umugore kandi Pazo bifuza yuko yajya gukodesha inzu ye tugatangira gukorana hanze kandi tugahindura imikoranire noneho tugakura ibintu mu magambo tukabishyira mu nyandiko nkamuhereza contract y'imyaka 3. Dumba we yarashinzwe iki? Dumba nta kintu yarashinzwe yari inshuti zacu nyine. Yari inshuti na Pazo akaba inshuti nanjye. Ariko yari inshuti cyane na Pazo. Kurenza. Yego. Nabimubwiye gutyo kugira ngo atazumva ngo nyine sembe kubwira ngiki. Nabimubwiye nyine kubera ko ni inshuti na Pazo nanjye akaba inshuti twaraganiraga. Nabimubwiye kugira ngo iyo nkuru itazamugwaho. Yego. Ariko bimubwira n'ubundi Pazo yaramaze kumuganiriza yaramaze kumwinjira mu mutwe. Yaramaze kumuneranyaho nyine. Gute amuguteranya hate? Urumva twaganirije byo kuba ngo ugiye gushaka umugore abibwira Dumba. Twabyakira neza bo. Ntibabyakira neza kugiye gushaka umugore? Yego. Nese Pazo mwarateretanaga? Ntabwo twateretanaga nyine ndagenda gusobanurira ukabyumva. Yego. Ubwo Dumba nyibimubwira arambwira ati reka ku mugore. Wowe ntabwo ugomba kuzana umugore reka ati umugore. Ntabwo raguza naye ndabubwira ati ariko rero. Maravuga nta uzana. Yego. Ndamubwira ati rero Dumba. Ese yampa ufite uwampaye wanyuzeho kano gatoya kugira ngo telefone itaza kugira kuko bari amajwi gucika wahanyuze gato nk'amasegonda 30. Kuri TikTok rero byangora byahita bingora cyane. Oke ntakomeza. So rero nyine urumva barabihakana nyine babihakanye ariko ngewe namaze kwemera kabisa navuga ati iki kintu nyine imva urarongora. Kuko narabibonaga ko ibyo bintu ninkomeza no kubikora ndabatakaza. Yego. Byo kurongora? Nimara kuvuga ngo ngiye kurongora umugore nahitaga mbona ko barahita bava mu ruhande rwanjye. Yego. So ikintu nakoze rero narabikoze ubwo Pazo ibyo 300 yanze kubyakira ndamubwira icyo kiganiro twakigiranye nyine turi hanze y'inzu turi kuganira. Kubera ko umugore wanjye yaraje turabana Pazo yagihari. Wabanye n'umugore Pazo yagihari kuko yari yanze kugenda? Yari yaranze kugenda. Yego. Ndamubwira ati rero Pazo ngiye kuguhere ese ndamutse nguhaye 500. Yego. Ndamutse nguhaye ibyo 500. Byakunda ngo mu gitondo ugenda tibimurebe ko nanone hanagenda. Ngo binkorere rebe nanone nako ntagenda. Nahise njya muhereza. Mu gitondo ntiyagenda. Yego wayamuhaye? Yego.
Bon, amaze kugenda mwihorera nyine ndamureka nimugoroba nibwo yahamagaye umuntu wo muri kuri Move. Azashyiramo varisi yiwe yari iri hano n'imyenda yiwe aragenda. Adaciyeho iminsi 3. Papa cyangwa yari yansuye. Uretse subiraho gatoya. Ataragenda akimara kuva iwawe. Yego. Adaciyeho iminsi 3. Nari ndi kumwe na papa cyangwa yansuye iwanjye. Yego. Nibwo mu kagoroba mwakoze live ati abantu gusa bwengeye kubona mbona. Ke John yoherereje screenshot ya papa cyangwa. Okay. Ayimwoherereza ariko turi kumwe. Uri kubyumva? Yego. Ndakumva. Amaze kuyimwoherereza. Yego ndakumva. Amaze kuyimwoherereza ndayibona kuko iyo video ngewe nari nyizi. Ndabona ko Puzzle video yayikuye muri telefone yanjye. Ndangije ndavuga ati Puzzle ntago yabinkora ibi bintu ntago bishoboka. Gusa yabikora. Kuko iyo video uri kubyumva nkubwije ukuri nta n'umunsi yigeze imara muri telefone yanjye. Yego, iriya video twabonye. Iyo video nyifata. Yego. Nta munsi yigeze imara muri telefone yanjye. Ese ngo defada kuri gusakuza. Yabaga hano nyine. Yego. Yabaga mu hano. Yego. Ndangije nta kindi kintu cyese kinza mu mutwe nese mvuga ati Puzzle agiye kubinkora bagiye kunzunga. Bagiye Puzzle ariko ibyo ngibyo byabaye kimara kumwirukana mukimara gutandukana. Nani Mr. Ticiyemo. Ndavuga ati ikintu nahise nkora nahamagaye Puzzle saga telefone yayiborotse. Yakuborotse? Yego. Jesus. Umugore wanjye bahamagaye Puzzle. Yo. Umugabo wawe. Atareke kugenda avuga ko yanyirukanye. Ati se yabibwiye mbe. Ifoto ikimara kujya hanze. Yarakuborotse. Yaramborotse umugore wanjye aramuhamagara. Amubwira iki? Amusaba kure kudaciye video hanze. Amubwira ariko se Puzzle uri umusazi. Nyine ariko kumubwira ati uri umusazi. Guys mutapinga screen. Uri umusazi urashaka gushyira urashaka kuduta hanze ubwambure bwacu. Yo. Puzzle ati bwira umugabo wawe yuko atagomba kuvuga yuko yanyirukanye. Hacaho ibyo birarangira. Hacaho haciyeho umunsi nibwo nagiye kureba umuntu bita Babu wo kwisibo. Uwo munsi nahamagaye Austin. Uncle Austin yego. Mamagara narakinze Imana ndababwira ati rero mpungu twabanaga hano twakoranaga ari gushaka kunkora ibintu by'ubugoryi. Yego. Ari gushaka gusohora video ya madamu wanjye. Yo. Ikindi kintu ntaranabirengaho narabyibagirwa. Iryo joro tukibora kubona ya screenshot isohotse. Twagiye kuri RIB Nyamirambo. Kuri RIB Nyamirambo banga kwakira ikirego cyacu. Kubera iki? Nta bimenyetso twari dufite. Baratubazaga iyo video irihe ngayibura. Iyo screenshot rero yaje ihita yisiba.
none bakambaza ngo iyo video iri hehe uri kuza kuregera uwo muntu, kandi iyo video ngiye mu byukuri nayo narayisibye ntayo mfite, mburi ikintu na kimwe cy'ikimenyetso nakereka rib. na mpinduka sa gihombe. Uhinduka yo ndangije nibwo nagarutse mu rugo ndapowesha, nibwo kwa mu gitondo hamagaye ba Austin, mpamagara Nzeyimana ndati mpamagara uriya muhungu mu buzima nagiye gukora n'ubuginga. Baramuhamagara. Guys, mutapiga screen mushange live. Yego. Baramuhamagara baramubuza. Baramuhamagara baramubuza. No. Mbere yuko ujya kureba babu. Mbere yuko njya kureba babu. Babu rero aza kumamagara arambwira ati rero ngiye nziranye n'umuyobozi wa RIB, ngwino ndebe nkwereke ukuntu tumuhamagara tumubwira ibyo bintu. Ari babu? Njya kumureba aho atuye we. Ngiye kujya kumureba ahantu atuye, ariko tuhita tuvuga ati riko reka tubanze duhamagare Pazo. Mbere yuko duhubuka twumva ukuntu wabitekereza, ariko ndamuhamagara nk'umuntu udahari ngiye bari ngiye nkwamenya amakuru ndi kumwibariza. Yego. Abahamagaye umuntu witwa Pazo. Pazo ati ngewe naga screenshot nasohoye kariya gusa ntago nigeze nsohora video, nagiraga ngo mutere ubwoba mukange nyine. Yego. Ntabwo video namaze no kwisiba, nihagira ahantu muyibona muzajye kundega. Ati shuwa mba mbyumvishije gutyo ko nyine ubwo Pazo yagira ngo wenda nsaze, ari screenshot yasohoye na video yamaze kuyisiba. Tuba dutuje gutyo. Turabyihorera ibyo kujya kurega Pazo. Yego. Turagenda turamutwaza ejo bundi mu kwa 11 nari mfite diru yo kuzenguruka Europe n'abandi bantu ntaraza kuvuga hano kuko tari ngombwa ko mbashyiramo, ariko we narabikweretse. Yego ndabizi. Nari mfite n'indi contract n'abandi bantu. Yego. Noneho badumba baza kubera ko badusabaga ngo tujye gukora imbere yuko ibyo byose biba, tujye gukora ikiganiro ku Nyarwanda. Badumba bagusaba kujya gukora ikiganiro? Oya, abo bantu yo gukora ikiganiro ahubwo ku gihe tuvuga nyine ukuntu twiteguye ibyo bintu, ko mu minsi iraza baratubona Europe ibiki, kandi abo bantu bari barenze, n'abantu nyine ni ibintu nyine byari bifite imbaraga pe. Ndabizi ngiyewe cyane. Birimo n'ibiceri. Yego. Ubwo aho hantu ni abantu bamboneye yuko iyo deal nyifashe yari ngiyewe na Ruti Joel. Yego. Niho amakuru yatangiye gusakarira nyine. Ikiganiro ku gihe cyarakozwe se? Icyo kiganiro naragikoze ariko nticyasohotse kubera ko bahise nyine iyo deal bayikasoringa kubera barantangiriye. Ni ukuvuga ngo bamaze no gukora ikiganiro ku gihe cyarangiye. No, wowe na Ruti Joel. Yego nagikoreye. No. Large French bari. Ariko kitaraza guca kuri platform zo kugihe, kiraza guca kuri platform zo kuri iyo company yari yampaye, kuri uwo munyamuryango wari wamaye akazi. Yego. Ariko abantu badushutinze ni muri studio zo ku gihe. None se ko muvuze? Kuvuze ko ari umunyamuryango kubivuze. Komeza. Umunyamuryango ndetse umunyamuryango wa Yamani, umunyamuryango wa Adam Kangwa. Komeza. Yego. Ubwo rero nibwo amakuru yatangiye kumenyekana ko iyo deal nayifashe. Nuko byumva hadaciye iminsi ibiri iyo video yahise isohoka. Okay, aya makuru bayamenye gute ko ugiye kujya muri Europe? Bayamenye ute? Kandi aho nari ndi hari abantu uri gukora icyo kiganiro niyo cyo kubisobanura. So bahise bamenya ko ugiye kujya gukora ikiganiro muri Europe? Ikiganiro, ibitaramo sorry. Bahita baso, oh my god, banyarwanda kazi nimwumva ikintu bita ubunyamaswa. Ibi bintu ngiyewe mbibasobanurira, nanze kubisobanura ngo ngiye deep, nanze kwinjira deep kuko mwari kumva ko ngiye ndi gufata side. Nimutega amatwi mwumva impamvu yatumye aba bantu ikintu bita ishari. Komeza yampa. Ikintu cyabayeho rero nahise nanjye nindabatira kanyakira indwanira urugamba.
ni ukuvuga ngo umuryango wari wagutumiye wagodifata cyangwa wari wakwizeye mu banyarwanda bose bakumva ko ugomba gukora iyo tour, bahise bakubwira ati sigaho uduhindukiye wazarendo, ntabwo uri umunyarwanda, nta munyarwanda ugira ibi bintu. Yego. Komeza. Ariko waramaze kwa applyinga visa? Yego. So rero umva ibinsazi nyine ibintu byo birangirika byose, n'izindi contract nari mfite birangirika, ariko nanone cyagiye hasohoka screenshot bwa mbere. Yego. Nari mfite show muri Iwacu na Muzika. Yego. Nawe bayikasoringa kubera iriya screenshot yasohotse. Sinzi niba uri kumva ukuntu nyine bagiye banega ira video barayigukubitishije. Hari amakuru numvishe ya mpano avuga ko aba bantu uretse mbere yuko bagukubitisha ira video baguteza urumogi. Yego. Icyo kintu kimbwireho byagenze bite? Urumva ntabwo nakivugaho cyane, narabigusobanuriye, ariko urumva ngiye kubijyamo nanone n'ibindi bindi. Urumva reka nkubwire impamvu nyikubajijeho. Hakomeje kuza ibi bintu, bakomeza gukoresha icyo kintu, bikomeza guhwihwiswa bagaragaza nkaho udashobotse. Urukumva nkabwira abantu ko ibyo ngibyo atari byo, ya mpano ibyo bintu ni muri rimwe. Niba byaranabanye kwa kuntu umuntu nk'abasore baba bari ahantu bagacokoza, ariko ibyo bintu ntabwo byabaye, ntabwo yampano yigeze akoresha ibiyobyabwenge, kubera icyo kintu utagishyiraho umucyo niba ntacyo bigutwaye. Uvuga cyo nuko ntabwo ribu wari abana cyangwa ngo ine barebera imitwe ibihumbi n'ibihumbi. Yego. Bakoze n'ibirenze ibyo. Bakoze ibirenze ibyo. Yego. Bakoze ibirenze ibyo bamva. Mbese wenda niko wenda reka mbivuge mu magambo make, wijyanzwe nibyo byakomeje imfuruka. Wow. Komeza. Ariko rizagwira wese rizamugira ifu. Ubwo ibitaramo bya gahunda yawe yose, igitaramo cyose kirasenyuka. Yego. Ubu rutishoboye bamushakiye undi muntu bazajyana muri ibyo bitaramo. Byarangiye gute? Ibyo bintu nyine byararangiye, byarahise. Haje byararangiye, diru yararangiye, byarabaye, byararangiye. Iyo tuwa yarabaye? Yego. Rutishoboye bagiye i Burayi? Ese niba ari we wagiye, ariko byarabaye. Kariki byari kubaho yararangiye, aciyeho n'igihe kirekire. Komeza. Rero ahangaha video ibirasohotse. Hari hashize igihe kingana iki tugarutse kuri Jihad? Hari hashize igihe kingana iki Jihad muhuriye Nyamirambo yakubwiye iyi video yayikubwiye? Ndatekereza ntuzari yararangiye, ira screenshot yaragiye hanze. Jihad yabikubwiye mu buhe buryo? Nk'umuntu uri kukugira inama, nk'umuntu uri kugukanga? Yabibwiye nk'umuntu wafashe uruhande. Yafashe uruhande rwawe cyangwa urwapazo? Udashaka no kumva urwanjye, niraba kugira ntamuhaye n'umwanya wo kumusobanurira. Abo umuntu ukubwira ibintu ukabona nyine nta kindi kintu ugomba kumubwira sibyo kumwihorera. Nyine yabimbwiye ameze nk'ukubita agatoki ku kandi. Ati nutishura paza amafaranga. Umurimo. Yego. Bizakubaho uzabyirengere. Niyo magambo ya Jihad. Yego. Wamushubije iki? Nta kintu namusubije icyo gihe, kubera ko nyine yabimbwiye ameze nkaho azi ibi byose. Yabikubwiye nk'umuntu ubifiteho amakuru byose?
uzi byose nyine uzi neza nyine ubizi ko nyine busobanuro bwanjye atakumva. Nta nubwo yaje afite amatsiko yo kukubaza. Ntabwo yari afite amatsiko yo kukubaza. Yaje yego yaje ambwira umuntu nyine wari warambuza umbonye. Ubwo Jihad ubwo ntiwagize amahirwe kumusobanurira. Ikindi cya kabiri ngewe video umuntu bwa mbere wanyohereje screenshot ya video ise muhungu mu masaha 8 z'ijoro. Oya tugende gatoya ngo umuntu wanyohereje screen umbwira ko video yasohotse ise muhungu. Jihad yabipostinze. Jihad yabipostinze ko ashobora gufata video y'ubwambore bwawe akayishyira kuri status. Uburetse gato se muhungu ejo muri video isohoka niwe waguhamagaye. Ambwira ati Jihad mupfiki ku buryo ki atinyuka agafata video yawe akayishyira kuri status ya WhatsApp. Nuko wamenye ko Jihad yafashe video akayishyira. Jihad naramuhamagaye rero muri icyo gitondo. Nanjye naraziboneye. Aranduka pe ntabwo nibuka ibintu yambwiye ariko nyine yambwiye ibintu byo kunyishongora aho washaka no kunkoresha amakosa nga ndi coding. Uretse gato ukimara kumenya ko yashyize video yawe kuri status ya WhatsApp naramuhamagaye mu gitondo nko mu masaa 2 saa 3. wahamagaye Jihad? Ndamubwira ati bitari ku umusazi. Arangatira ndamubwira ati mujye mureka ubunyamwamaso atangira kumbwira ngo ubuki amene nkunsubirishamo. Atangira recording. Yego. Nahise muhereza umugore wanjye urumva wenda ni rero mganira n'umuntu wamemukiye mbafite kamera iri hejuru. Yego yo aramubwira ati se wowe uranzi ntabwo nkuzi dupfiki nawe aramukatiye rero niko kumukupa turamwihorera. Nukuvuga ngo niba nkumvishe neza Jihad akimara ikiribya ibintu bikijya hasi mwana mutakambiye mu muhamagara. Yego tumubaza nyine bite kubera ari kubipostinga. Yego ntabwo yabateza amatwi. Ariko rero ari abantu baje kundeba reka ngende. Okay mpano mbere yo kugenda rero ahangaha Kejon we yarekuwe. Kejon kubera iki we yari yabyinjiyemo tugeze kuri Kejon wenyine yampanura nani uramurangije Kejon we yabyisanze mate. Kejon ikintu namushakagaho kumbwira ahantu yakwiye screenshot yohereje papa cyangwa bivuze ngo nawe yari yarasakaje iyo video yarayifite ahubwo yayikuye he yayihawe nande kuko urumva byansabaga ngo kwanza nza n'umuntu uvuga ko Pazo yayimuhaye. Niyo mpamvu wazanye wavuze ahantu source wari wabonye yatanze iyo video. Yego hanyuma rero Dumba sindi kumva ukuntu Dumba we yabijemo niho nshaka kugira ngo ushyireho umucyo. Niyo batije umurindi Pazo wo gusakaza video wo kuvuga ati mutohore muzite hanze mujugunye hanze niwe nyine wamutije umurindi kubera ko Dumba no wari ufite Dumba yari afite kubwira Pazo ati ibirimo n'ubuvuga mureke. Ariko niwe wamutije umurindi kubera ko inkuru yanjye na Pazo yari irimo Dumba nta undi muntu wari uyirimo wundi. Aho ngaho ntikwaba ari ugukekera Dumba ataragize umutima wo kubikora. Ntabwo kumukekera ndamukekera twaraganiraga. Mwaraganiraga? Ku buryo waba ufite amakuru ko ikintu cya kabiri telefone ya Pazo muri Ribusa si basanzemo ko yego Pazo yanyikiye Dumba ngo yego amavideo ndakuhaya ya mpano ya Sibe Ribe yatangiye kumvika. Yego ashobora kuba yarayamuhaye ariko nyine ko wabyumvishije. Yego mbere yuko ava mu rugo ko yari inshuti na Dumba nanjye tukaba inshuti. Yego kandi Dumba akaba ari mu bantu bamenye ko Pazo afite amavideo yanjye. Yego urumva nk'umuntu mukuru ufite ubwenge buzima atari guhagarikira icyo kirego aho ngaho kwanza. So Dumba ntashobora kuba wenda ataragizeho amakuru ahagije ukaba uwumva ko yabibwiye Pazo kandi Dumba atarafite amakuru. Twavuganaga amasaha 2 cyangwa 3. Yego urumva n'umuntu tuziranye. Yego
umuntu tuziranye ntabwo avuga ngo ndi kumubeshyera oya ni umuntu tuziranye buryo umuntu muvugana amasaha 3 wamwaganiriye byinshi so bivuze ngo hari amakuru ufite ko ibyo ntuza yakoze ibyo ikintu cyonyine shinza ndumva ego yabuze ubukuru gute buri kimwe yarakize ego yara nk'umuntu mukuru muri twe wabona tuzi usuka uburyo twabanye n'uburyo tugiye gutandukanamo ntabwo yakumiriye icyo cyaka itaraba ntabwo yakumiriye icyo cyaho ameze nk'umuntu wagitije umurindi